La traduction de l'Évangile. La traduction de l'Évangile, ubusemuzi bw'ubutumwa bwiza avec Didier Manirakiza votre frère à Jésus Christ ni rwose rero mumeze mute. Tugiye kureba Eliya n'umupfakazi w'Isarefati, niko tugiye gutangira. Muri amahoro torero, amahoro akomeza kuba muri mwe. Katurebe dutangiye amagambo avuga ngo abapfakazi benshi bariho muri Israel mu minsi ya Eliya, igihe ijuru ryakingwaga mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6, inzara ikabije yari yuzuranye mu gihugu hose. Inzara ikabije wavuga nka Ruzagayura. Arakomeza agira ngo ariko nta numwe muri abo bapfakazi Eliya yoherejweho ngo usibye umupfakazi w'Isarefati umugwa w'Isidoni. Iyo nkuru uyibona mu gitabo cya Luka bice 25 kugera kuri 26, ariko none wajya mu gitabo cy'abami mu bice 17 wayibona irambuye. Wayibona irambuye. Sasa nuko dutangiye amagambo ari mu Cyongereza n'amagambo gusa ko nibiri kuri hano kwicano bivuze ngo filime mu Gifaransa nuko bimeze. Nyuma amagambo nuko bimeze. Amarembo ya hehe y'Isarefati mu gihe cy'umwaka 850 mbere y'ivuka rya Yesu, ni mu myaka ya kera cyane. Mu myaka ya kera cyane. N'ahantu mu isoko kigaragara ruri kugendagendamo ariko reba icyo yahaha. Wajya ngameze nka tukiri abana ubundi wagendaga mu isoko nta mafaranga ufite ugiye kwirebera ibyiza byaho gutyo. Sasa tondeka turimo bari kuvuga ntabwo menya ari igihe burayo niba atari Aramaic, kuko izo ndimi zakoreshwaga n'Abisiraheli cyane cyane Aramaic rwa rurimi rw'amahanga rw'abaturanyi nka za Syria na za gutyo na za Babuloni kwa Nebukadinezari. Ariko urwo rukaba rwarageze ubwo rushaka kwiganza hafi kuba ururimi kavukire. Ni rwo bimwe bari kuvuga. Naba nkubeshye ariko ndebeye ku byo bari kuvuga wagira ngo ari kwikopesha, kwiyindikisha. Banzu yari we wa mupfakazi yo kugenda baranamugize banze kumukopa kantuza ke karamenetse. Pfakazi kera babaga bafashwe nabi cyane, si nk'iki gihe naho ibyaha byabaye nkaho byasirimuwe hanyuma ngo umugore ahabwa ijambo. Ibintu bijyanye no kuyobya amahame ijambo ry'Imana, amahame ya Kristo uyabona mu itangiriro ubundi ibintu byo kuvuga ngo umugore ngo yaheresheje n'umugabo ibiki biko nyanya mu itangiriro yibonamo ngo wundi wari wagiye mu isoko ata icyo twabonye. N'ugutaha n'ubusa se. Igikoresho yari yatwaye akigaruye ari ubumene, asa nkaho ari kugira yihishe umwana we atamubona, atamenya yuko agarutse imbokoboko. Yitwa kuza wimwiza imoso. Naze humuriza umwana mu magambo atari kumvikana. Menya mu bisobanuye uko ibintu bimeze, ariko kamusaba kwihangana. Hanakozeho n'ubusa. N'ubusa nta kintu kirimo. Mwana yiwe ariko mana yanjye twarariwe n'ubuzima bwa burana. Umwana niko atekereje ko umuntu w'umumama niko komeza agira. Banza agiye kugira ute sinzi katurebe. Siga umwana aho ngaho. Sasa tuvuye kuri uwo mama tugaruke ku muntu wagira ngo ari mu rugendo, kubitiriza urugendo. Agera ahantu
yitegeye umugwa ureba ari kure. Ninde? Turaza kubimenya. Uwari kure sa nkaho ari gusohora muri wa mugwa yaboneraga kure. Sasa wa mupfakazi wa mumama aza ahangaha kora icyo bita gutashya cyangwa se gusenya duce tumwe na tumwe. Iyi ntambara gafite ubanza atanariye banza atafunguye. Twabonye huko Eliya niwe waje kugira ute kumwegura. Ndakwingiza gira unshakire ngutuziye muri ako gacuma kugira ngo nywe. Wakita nk'agacuma nga vase mu Kinyarwanda. Unzane nanone ndakwinginze ngirobe ry'umutsima mu kiganza ntago ari ku sahani kuko ibihe by'inzara. Uyu ni Eliya. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Uwiteka Imana yawe ihoraho nta mutsima mfite. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Aravuga ngo nagafu ifarini ifu nagafu urushyi. Vuze urushyi hari igihe naba nkavuze kenshi kuko poignée ni igipfunsi ngo niko nifitiye gusa mu giseke cyangwa se mu kabindi ngo ndetse n'uturanguzwa tw'amavuta mu imperezo ku bantu b'ikigihe batayizi kandi ukoresha nk'icupa ryari amavuta y'igihwagari. Noneho akaba asiganye amavuta asigaye gucurika icupa kumpumura ubwo akaba arashyize nuko abivuze imperezo. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. None ndiho ndakusanya inkwi. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Genda ntwitegurire n'umwana wanjye turye nuko nyuma yaho twipfire. Ntutinye. Va. Genda. Et fais comme tu as dit. Maze ukore nk'uko uvuze. Seulement, gusa prépare-moi d'abord ubanza ntegurire un petit gâteau et apporte-le-moi. Gatsima gato kanzanire ibaze Eliya. Et ensuite, nukubone pour toi ukoreweho et pour ton fils. n'umwana wawe bone nawe ugira uko mwigenzi baze kuko Éternel, Uwiteka avugize ati qui est dans le pot ne manquera point. ifu mu giseke cyangwa mu kabindi ntizashira Ruche ne diminuera point. n'amavuta mu mperezo ntabwo azagabanuka L'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. ngo kugeza umunsi Uwiteka azagurisha imvura ku butaka. Iba imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa n'igihe cy'amapfa. Eliya yari yarabigizemo uruhare muri uko gufunga kw'ikirere imvura ntigwe, ariko byose byari byarakuruwe n'ibyaha byande bya Ahabu. Iyo nkuru ishaka sura cyano Gospel Kinyarwanda urebe Eliya afatanamo n'abahanuzi ba Bayali. Ura abantu meze nk'abantu z'abiki gihe abahanuzi b'ibinyoma usanga bariga bamwe mu baprofeti n'ababishop nk'ibyo usanga bakora ibintu byangwa n'Uwiteka badukurira kaga. Usibye ko umunsi umwe Kristo azabatugabiza natwe tubamanukana ahantu ku kagezi tubagwe nabi Yezebeli wabo. Komeze turebe Eliya bamutwaye ariko angatera mu mwuka w'Imana ashobora kuva umva rwose Eliya nawe uri kimwe nk'abiki gihe weho urabona uko ibihe bimeze maze kugusobanura yuko ibyo mfite ntibihagije ngiye kubigenge n'umwana wanjye twipfire none ngo mbanze nkugire ngo hanyuma ngo nyuma y'ibyo ngo sinzabura icyo kurya n'ibiki nawe ushobora kuba ngo nawe uri nk'ababa tubuzi nk'abandi bose ariko kuko ari mu mwuka w'Imana ubasha kumenya tandukanye ki ijwi ry'abakozi ba Satani irya bukuri anza agashyiraho ngaho ategereje ngo kagire warifata nk'ifuru mukora umugati ugashyira mu ifuru irandi nk'ifuru shyiraho ngaho ategereje ngo gashye ubundi akagira ute akazimanire Eliya ubo nta gukoraho nura mwana nta gukoraho Eliya niwe ugomba kubanza yafungura bwa mbere. Sasa nawe uri kureba filime ushobora kuba uri mu bihe nawe ubona nkaho ugiye gufungura ubwa nyuma ubundi ukipfira ariko ugera kwizera Imana irahari.
gira kwizera Imana irahari. Cyane ko no mu mahoro Kristo aduha, nako mu bihe by'ibibazo Kristo we y'amahoro ye abaduhagije. Rimbyi niwe waririmbye ngo iyo ubanza yamaze gufungura ajya mu kimenyetso sinzi icyo bivuze, afata iraniyo y'amperezo arasuka hamwe harasigaye two kuranguzwa amavuta ari mu we ngo nta nubwo azigera ashira, kugeza ku munsi Imana izavubira isi imvura ngo azakomeza agira. N'ahandi yari asigaje igipfunsi ngo cyangwa ari kuvuza urushyi, ngo ibirayi Kinyarwanda akoresheje urushyi, ahandi ho bakoresheje poignée, ase handful fistful, akuriye ya niyo poignée imwe kuri afashe akabumbatira. Byaramurenze imwe biramurenga. Sasa ahangaha niho wahita ubona yuko Imana yo mugabo w'abapfakazi ujya utinya abantu. Imana ivuga ngo ni umugabo wabo abagize bite, none n'imfubyi nabo abarise wabo, aba ari abantu bababaye. Imana ibitaho. Imana ibitaho ariko muri rusange nyine ku bana bayo, ku muntu wese umwana w'Imana niko arakamurwa. Filime y'ibanze igeze ku musozo yari Didier Manirakiza mwese muri Kristo Yesu. N'uwarebye kugeza aha ngaha ndagushimiye, hanyuma kandi niba wayikunze akamenyetso k'igikumwe kariba hejuru, kandi ufite ibitekerezo ushaka kujya ugende utagitanze muri handi ibitekerezo muri commentaire, ndetse kandi aribwo bwa mbere ugeze hano kugumana natwe si wawe uri umwanzuro mubifashe, kuko ari ibindi byinshi bikiri mu nzira byiza. Noneho ndakubwira amahoro Kristo atanga, hamwe atangwa bitari nk'uko abisi batanga, ayo ngayo akomeza basage. Hanyuma maintenant je vous dis à la prochaine, tuzasubire.